Hello, muraho neza bakunzi b'ubwiza, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Nizere ko aho muherereye mwese uburinzi bw'Imana bukomeje kubana namwe, kandi n'abatameze neza nizere ko muraza kumera neza. So rero uyu munsi muri no video y'uyu munsi nifuje ko tugiye kurebera hamwe amavuta ushobora kwisiga ukagira inzobe nziza kandi ugasa neza cyane. Ku bantu mwifuza gusa neza cyangwa se kugira inzobe ikeye cyangwa se kugira imibiri yombi yawe ingacya ugasa neza cyane, so nucikwe n'ino video cyangwa se akantu kandi. So ngiye kubereka amavuta muranyangana murayabona ku mashusho, nayandi bayita Citrolight. Ni amavuta akunzwe na benshi, bakunze kuyakoresha abantu bagiye batandukanye, abantu benshi banayambaza. So ni amavuta yiganjemo indimu cyane cyane. So Citrolight rero nkuko muri kuyibona ku mashusho ni full set yose, ikaba itangiriye kuri lotion, creme, hagakurikiraho tibe, glycerine, hagakurikiraho n'isabune yayo. So ushobora no kubona shower gel yayo, nubwo ntayibonye ngo nyibereke ku mashusho, ariko na shower gel yayo yo koga ushobora kwayikoresha. So akanya ushobora kuba wibaza ati wayikoresha gute rero. So uburyo wakoresha mo Citrolight yawe, ushobora gukoresha lotion na glycerine yayo bitewe nuko ubishaka, cyangwa se ugakoresha iryo cupa rigufiya na glycerine yayo, ndetse na tibe ubishaka wayikoresha, ndetse n'isabune. So cyangwa se mu gihe wanzuye kuba wakoresha full set yayo yose, ushobora guhera kuri lotion ukajya kuri creme, glycerine, tibe. Hari abantu babasha kuba mwavanga tibe cyangwa se tibe ukayisiga ukwayo, ariko ni byiza ko tibe burya wayikoresha ukwayo, si byiza no kuyivanga mu mavuta. Ni akantu nako maze gufata experience baze kumenya. Ugafata amavuta ukabanza tibe ukayisiga, hanyuma y'iminota nk'icumi ubundi ukabona kwisiga amavuta. Nibwo cyane cyane tibe ishobora gukora, kuko hari igihe ushobora gufata tibe ukayivangira mu mavuta ugasanga utumya amavuta akora nabi, bikaba byarushaho nko kwangiriza uruhu rwawe, cyangwa se ukawuciye intege n'ibyo tibe ishobora kugukorera ku ruhu rwawe, ukaba ubiciye intege, ukaba ubivangiye mu mavuta. So mumbabarire ku bantu naba narabwiye ati ushobora gufata tibe ukayivangira ku mavuta, kandi hari n'abantu benshi mufata tibe mukayivangira mu mavuta. Benshi almost of the people they are using like that. So even me ndabikora, nanjye ndabikora, ariko nabicitseho pe, nabicitseho naje gusanga tibe kuyivangira mu mavuta si ibintu byiza na gato. Banza wisige tibe, then nyuma uze kurenzaho iki amavuta yawe wisiga mu buzima bwawe bwa buri munsi. So dukomeze. Agasabune ushobora kugakoresha, tuvuge mu gitondo ubyutse ukoga mu maso, niko wakoresha. Mu gihe yuko ushobora no kuyikoresha kuyoga mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukayikoresha uyoga umubiri wose, cyangwa se ukaba wagira ute wakoresha shower gel uyibonye, isabune yayo y'amazi uyibonye nayo ukaba wayikoresha ukajya mu gihe ugiye gufata shower yawe cyangwa gutekinga shower muri douche, akaba ariyo ukoresha. So Citrolight ndizera yuko atari ubwa mbere uyibonye, cyangwa se niba ari ubwa mbere nagushishikariza yuko Citrolight nayo ni amavuta meza cyane ashobora kukuzanira inzobe nziza ugasa neza cyane. So niba uyikoresha nakubwira ati nyamuneka njya mpora mbabwira, niba ukoresha ikintu ukaba ukiziho ubuhamya bwacyo, wakandika muri commentaire. Kandi nanone na abantu mwandika muri commentaire mushaka gusebya ikintu kandi utanagikoresha, nabyo ntago ari byiza. Ariko Citrolight n'abantu benshi ngiye nzi bayikoresha, niyo mpamvu nifuje kuza kwibabwiraho kugira ngo ubaye bikeneye wayikoresha. So ku bantu bayikeneye bari mu Oman, wanyandikira kuri nimero yanjye +968 920 373 iyo niyo nimero yanjye nkoresha ku bantu bari muri Oman. Ku bantu bari mu Rwanda mubaye muyakeneye nabwo mwa joininga group WhatsApp na ikwinize hasi,
ukaba wabasha nawe kugeraho. So kuko abantu benshi mwajyaga mumbwira ati kuki utwereka ibintu ukaba ubigenera abantu muri mu gihugu kimwe, ariko twebwe abantu bari mu Rwanda ntabwo tubasha kwibona. So I'm sorry, igisubizo narakizanye, narabikemuye, ibyo bibazo byose narabikemuye. ubwo ngubwo ubaye yakeneye wanyandikira nabwo cyangwa se ukajoininga group WhatsApp, ubundi uza kubona nimero z'aba admin. Ushobora kubaza ati nkantangira nomero z'uyu muntu bakaziguhereza noneho, cyangwa se ukazikansangaho nimero yanjye iba yigaragaza yanditseho Hope, kanyandikira amavuta nkakurangira aho wayakura. So ntucike rero no kuba wakoresha Citrolite, ni nziza ku bantu mumenyereye gukoresha amavuta arimo hydroquinone. Murabizi muba muzi kata z'uburyo mushobora gukoreshamo hydroquinone kandi ntizibagirire nabi uruhu rwanyu. So rero umunsi narinje kubereka ayo mavuta ya Citrolite. So rero mukomeze kubana nanjye 5/5, nzajya ngenda mbereka amavuta menshi agiye atandukanye yagukorera uruhu rwawe ugasa neza cyane. So mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Please, I beg, do subscribe. I beg, ndagusabye kora subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kuba umuryango munini cyane. So murakaze cyane, ciao ciao.